Iyi nyoni mureba ni inyoni izwi ku izina rya kagoma. Abenshi bajya babona ko ibirangantego bya Amerika byose biriho iyi nyoni kagoma. Tugiye kureba kubera iki iyi nyoni muri Amerika ikunzwe cyane, irebwa na benshi bashobora kuba bafite ibirangantego. Abari muri Amerika bose bafite ibyangombwa byo muri Amerika bareba iyi nyoni kuko ibyangombwa byabo byose biriho kagoma. Reka tuze twumve impamvu Amerika yafashe iyi nyoni ikaba ikunzwe cyane muri Amerika, irebwa na buri umwe wese ushobora kuba akoresha icyangombwa cya Amerika. Idarapo rya Amerika rirangwaho igishushanyo cy'iyi nyoni yitwa kagoma, n'ikirango cy'igisirikare cya Amerika nacyo kiriho kagoma, n'ikirango cy'inteko ishinga amategeko ya Amerika hariho iyi kagoma, hariho iyi nyoni mureba hano yitwa kagoma. Kugera no ku kirango cy'umukuru w'igihugu naho hariho iriya nyoni yitwa kagoma. Reka turebe kubera iki iriya nyoni ariyo bahisemo kugira ngo yamamare muri Amerika, ibe yakundwa na buri umwe wese utuye muri Amerika akayireba buri gihe, bitewe n'aho n'ibyangombwa byose n'ibyangombwa byose bya Amerika biriho iriya nyoni. Ese ni ukubera iki? No ku note y'idolari rimwe naho uhasanga iriya nyoni. Iyi nyoni ifite amafoto menshi arebwa n'abantu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nyoni ifatwa nk'ibihangange byose mu biguruka tuzi, ifatwa nk'igihangange mu nyoni zose tuzi, mu biguruka byose tuzi. Iyi nyoni niyo ifatwa nk'inyoni ifite imbaraga, mbese imbaraga no kuguruka igatumbagira ikagera kure, ikaba yabasha no kugera ku kwezi cyangwa ku nyenyeri, kuko irasimbuka mu kirere igatumbagira ikarenga n'aho izindi nyoni zigarukira. Nanone kandi izwiho kugira ijisho rireba kure kurusha ibinyabuzima byose biba ku isi, harimo n'abantu. Ijisho ryayo rireba kure cyane. Ibihugu byose byifuza ko abaturage babyo bamera nk'iyi nyoni. Niyo mpamvu usanga hari ibihugu bitandukanye bifite ibi birango by'iyi nyoni, kubera ko iyi nyoni yaramamaye cyane, ifatwa nk'umwami w'inyoni kubera ububasha n'imbaraga igira. Abantu benshi rero barayikunda, niyo mpamvu bayishyize ku birangantego byayo. Ibirangantego byabo usanga ari inyoni. Aho uzasanga iyi nyoni ni ukuvuga ko iyi nyoni bayifatwa nk'igihangange, nk'indahangarwa, kuko iyi nyoni ifata n'inyamaswa ikomeye ikayigurukana ikajya kuyirira aho ishaka. Abenshi rero bayifata nk'umwami w'ikirere kubera yuko usanga inafite inzara zikomeye cyane, kuko nta nyamaswa yose itasimbukana. Usanga isimbukana n'inyamaswa zikomeye. Buriya igira inzara zikomeye cyane, ishobora gufatisha ikintu icyo ari cyo cyose uko cyaba kingana ikakigurukana. Ibihugu byose kuri iyi si bifite inyamaswa byifuza kwiyitirira. Ukibaza uti se ubundi inyamaswa zigira ubuhe bubasha ku buryo abantu bifuza kwiyitirira nkazo? Ahandi usanga umuntu ahitamo inyamaswa runaka akumva arayikunze, ugasanga ishusho y'iyo nyamaswa arayitunze iwe, cyangwa se nk'uku nguku tubona ko kagoma hari ibihugu bitandukanye biyifite ku kirangantego cyabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zahisemo gufata amashusho ya kagoma ziyashyira ahantu hose, kugeza n'aho zishyira
kose, ibirangantego byose bayifata nk'icyitegererezo kubera ubutwari n'imbaraga igira. Ibihugu byifuza yuko abaturage babyo bamera nk'iyo nyoni, bakunda iyi nyoni bakaba barayifashe nk'inyoni ifite imbaraga bakayikoresha nk'ikirangantego cyabo, hari nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rubaniya, Maledivine, Misiri, hakabaho na Mexique, ikirwa cya Burijiniya, ndetse yemwe na Bibiliya ntagatifu ivuga izina kagoma. Ibitabo 16 bya Bibiliya usanga henshi havugwamo kagoma, niyo Bibiliya nayo ikavuga kagoma inshuro 30, kuko hari ibitabo bya Bibiliya 16 bivugwamo kagoma. Na Bibiliya nayo iyo ivuga kagoma usanga bibanda ku ngufu igira n'ubuhangange n'ibindi, kwihangana no kwihagararaho. Umuhanuzi Izayi ku mutwe wa 40 kugeza kuri 30 haragira hati, abakiri bato ntibagacike intege, ntibagacogore, abiringira Uhoraho bazatumbagira ikirere nka kagoma. Kagoma rero urumva ko ifite ububasha, ifite imbaraga zo kuba yatumbagira ikirere hafi kugera ku kwezi no mu bicu.